hari n'abantu bari kurwanya inkingo za covid ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Mureke mbivuge, ndabizi hari abantu mushaka kumenya igisubizo kuri ibyo. Urukingo rwa covid 100% murarukwiriye. Simbivuze ngo nihohore ku bantu, nta wantumye, sindi umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima, leta ntiyantumye kubibashishikariza. Oya, nkorera Kristo niwe mwami wanjye, nta ubintumye. Sindi no kwihohora ku maboko y'abantu. Oya, simbivugiye rwose kwihohora. Ibi ndabibabwira nka ANICET, umutima w'ubukristo. Urukingo muri gutinya rubaye rurimo ibizabagirira ingaruka. Amaproduit chimique murya mu biryo by'ibituburano yangana iki? Eske ko muri kuvuga ngo izo nshinge ntimuzazitera cyangwa ntimuzikingiza? Izo babatera mwarwaye mujya kuzipima? Ibinini munywa se murabipima? Hari umurozi aho utuye ariko utagushobora. Reka nguhe umukoresha ugusaba ko musambana, ariko bamenye ko hari abandi bahamya ntibemere gusambana. Yesu ashimwe cyane. Inshuti z'umusaraba, turabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Tubifurije amahoro y'Imana abonerwa mu rukundo rw'Imana. Ni mwene so ANICET niyo mugabo ku Mukanguzi TV. Nk'ibisanzwe tugize umugisha wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu bihe nk'ibi bitoroshye, mu minsi y'ingume, mu minsi igoranye, mu minsi iteye ubwoba, ariko kandi abagenzi bakwiriye gufatana amaboko kugera mu bwami bwo mu ijuru, kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Dukwiriye kubana amahoro. Niko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Imana ibaho umugisha. Muri bose harimo mwe, muri bose harimo twe, muri bose harimo ababakunda n'ababanga, kandi kugira umwete wo kubana n'abantu bose harimo abo mukorera n'abo mukoresha. Imana ibaho umugisha. Reka dusengane Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Yesu data mwiza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana Jehova Elohim, turagushimiye. Imana umuremyi wa byose, mu byo waremenye natwe turi ibiremwa byawe, turi umushinga wateguye udutegurira muri Kristo. Ko niko ijambo ryawe ritubwira. Ryarambwiye ngo murabo naremye, mbaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo kugira ngo muyigenderemo. Ndagusabye ikirenge cyacu kiyobore mu nzira ikwiriye. Ikirenge cy'uyu mubyeyi ukiyobore mu nzira ikwiriye. Ikirenge cy'uyu mupapa ukiyobore mu nzira ikwiriye. Icy'uyu mukobwa ukiyobore mu nzira ikwiriye. Icy'uyu musore ukiyobore mu nzira ikwiriye. Mbere yo kumvira ijambo ryawe, banza ubaneshereze no mu ijambo ryawe haze kuvamo ubutsinzi, nk'uko risanzwe ryihagije, nk'uko risanzwe ribikora. Mwamenya guhora ku ngoma. Twe tumanitse amaboko nk'abaneshejwe, kugira ngo umukiza, umugenga wa byose, umwami w'amahoro, data wa twese, Imana y'imbaraga, Imana y'imbabazi, abariyo iyobora urugamba rwacu. Jambo ry'umuririmbyi mu kanwa ke yararirimbye, yaravuze ngo urwane intambara nziza, kuko Kristo ari we mbaraga zawe, kandi ufata ubugingo aguhaye. Duha imbaraga zifata ubugingo. Pawulo yaravuze ngo ndimo ndaterana ibipfunsi, simeze nk'umuntu uhusha, ndasiganwa si nk'utazi yongera. Aravuga ngo ndimo ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye. Udufitiye byinshi kandi byiza mu kiganza, udufitiye amahoro n'ihumure. Nta gituruka kuri wowe kibera kibi abuhamagaye, keretse abagiye inyuma yo kukwemera. None uyu mwanya, iki gihe, hari abari mu ijoro, hari abari ku manywa, hari abari mu gitondo, hari abari ku mugoroba. Niko isi yubatse. Ntigira ishusho ngenderwaho. Bamwe bwira abandi bukeye, bamwe barira abandi baseka, bamwe bababara abandi banezerewe, bamwe bambara abandi bambaye ubusa, bamwe bahaga abandi bashonje. Ariko ndagusabye kugira ngo mu bihe by'urunyurane n'urusobe rw'ubuzima bwa benshi bari kumva ijambo rye ku Mukanguzi, ndagusabye duha ubutware bwinjira mu buzima barimo, tubukugomororere mu izina rya Kristo, tubugukingurire kugira ngo twigarurire. Igarurire ubuzima bwacu, igarurire imirimo yacu, igarurire imigendere n'imigenzereze yacu, kugira ngo muri byose tuyoborwe n'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Rambura amaboko yawe mwami kugira ngo udufate. Rambura amaboko yawe uhoza abarira.
rambura amaboko yawe ukiza abarwaye, rambura amaboko yawe wongere womora inguma z'abakomeretse, rambura amaboko yawe wongere wubaka abasenyutse, rambura amaboko yawe wongere ugenderere aba bantu bamenye igihe cyo kugendererwa. Yesu Kristo niwe wahagaze Yerusalemu gutera agahinda, uravuga ngo yaba waramenye igihe cyo kugendererwa kwawe. None isi yagenderewe n'ubutumwa bwiza, ariko benshi ntibabimenya. Ababwumva bamwe batuka ababuvuze bamwe bakapinga babwumva. Ariko ndagusabye kugira ngo uyu mwanya uduhe guhuriza kuri Kristo watsinze umusaraba, kuko ari we muhuza wacu, wanesheje urupfu ngo tuzuke, uriho ngo duhoraneho nawe, wicaye iburyo bw'Imana ngo tuzimane ingoma n'abakiranutsi. Turagushimiye Mwami, turagushimiye Data, turagushimiye Data. Kora ibyo ugomba gukora kubw'ubuntu bwawe, uri Adonai. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye. Habwe icyubahiro kubw'ineza yawe none iteka ryose Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Dushimiye mwebwe dukomeje kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uhoraho umwami w'amahoro, Data wa twese mwiza, Imana y'icyubahiro ibibahera umugisha. Dushimiye mwe mukora share. Ni ukuri kubibabwira mbibabwira bimvuye ku mutima, ntabwo aba ari ukugira ngo tubone abantu bavyuwinga benshi. Njya nkunda kubibabwira ko nta dene dufite ry'abantu bagomba kudukurikirana umubare wabo. Oya, twebwe dufite idene ritwoburija gukora iby'Imana duhamagariye gukora. Rero inshuti z'umusaraba, iyo mbabwiye ngo tubashimiye gukora share, koherereza abantu ijambo ry'Imana, biba bidukoze ku mutima, kuko hari abantu bagenda bakizwa, hari abantu tugenda twatuza izina rya Kristo, twatuza agakiza, baba bohererejwe ijambo ry'Imana. Hari n'uwampamagaye ejo arambwira ngo nge sinjya nkurikirana YouTube, arambwira ngo ni ubwa kabiri arebye YouTube. Ubwa mbere yayirebye areba bari bashyizeho imihango yo gushyingura umufamiliye we, ariko kandi we ntiyari yamushyinguyeho, bamwoherereza linki areba kuri YouTube. Noneho ngo bwa kabiri yari arebyeho ijambo ry'Imana bamwoherereje, kandi ampamagara yatura agakiza, ntiyari asanzwe akijijwe. Njya nkunda kubivuga, uru rugero Imana ijya imfasha mu rwumve nk'uko nanjye mba mbyumva, mu rwumve nk'uko mba mbyumva. Niba uhaye umuntu isahani y'ibiryo ugahembura umubiri, iminsi yo kubaho kwikicuma, uba ukoreye umugisha, kuko ibyo wariye wabibiraga inda yawe, ariko ibyo watanze wabibiraga ubugingo. Ibyo wigiriye n'umwenda wifite, ariko ibyo watanze wishyuraga urukundo rwa Kristo. Ntirugurwa, ntirwishyurwa, ariko gukora ibyiza no kwitura ibyiza twagiriwe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Rero iyo uhaye umuntu ijambo ry'Imana uburamiye ubugingo bwe, ni umunezero, ni iby'ibyishimo, kandi Imana ihabwa icyubahiro kubishoboza. Namwe mudukurikirana, mwarakoze subscribe, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha, kuko tuba twumva turi kumwe, tuba twumva rimwe bavandimwe bacu ku mukanguzi, tuba twumva iri teraniro tutaryicayemo twenyine, tuba twumva nyine ari mwe dufite, tuba twumva rimwe dufite. Niyo twicaye hano ntidushidikanya ko hari n'amazina twagenda tuvuga, hari amazina twagenda tuvuga turayabona muri komenti. Yego ntituyavuze ko ntabwo ari byo byiza, reka tuvuge irya Kristo, kuko mu isi no mu ijuru nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Rero hari n'amazina twagenda tuvuga abana natwe buri munsi. Hari n'abaduhamagara batubwira ngo Imana ibaha umugisha, byagenze gutya, tukumva tugize ihumure rigwiriye muri Kristo ku bwanyu. Rero nimugira ihumure ku bwacu, natwe turigire ku bwanyu. Imana ibaha umugisha kandi ibaramburira amaboko. Reka dufatikanye indirimbo y'115 ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Ni mu gitabo cyo gushimisha Imana. Imana ishimwe. Indirimbo y'115 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, zo gushimira Imana. Ntabwo narabibabwiye, kuririmba nitugera mu ijuru bizizana, ni ibintu bijya bingora, ariko nkunda cyane ko nkunda indirimbo. 115 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuzi,
yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose nabonye umukunzi mwiza kera yarampfiriye yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo nkibikundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi nabonye umukunzi mwiza byose arabishoboye ajya ndinda kagakose mu nzira ijya mu ijuru kumuhanga amasiteka bizanyiza intege nke shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka kumuhanga amasiteka bizanyiza intege nke shira ubwoba shira ubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyir'imbabazi niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu n'amarira nta bya none oya nta bizaza byazananya na Yesu nta makuba nta byago nta nzara nta kwangwa nta kurengana nta gutotezwa nta gutukwa nta kurekwa nta gusenyerwa nta kwirukanwa nta gukubitwa nta bukene nta kwibwa nta bya none nta n'ibizaza bikwiriye gutanya uwizera na Kristo wizerwa Imana ishimwe nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu ijambo ryarambwiye ngo none tuvuge iki ubwo utimanya umwana wayo yabura ite kumuduhana n'ibindi byose nta bya none nta n'ibizaza byadutanya na Kristo ndirimbye iyi ndirimbo amashusho anzi imbere
ndeba Joshua n'Abisiraheli hakuno ya Yorodani, ndeba arunda ikirundo cy'amabuye, isanduku y'Uwiteka ibari imbere, ndeba arahira akavuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Yabwiye Abisiraheli arababwira ngo ushaka gusubira muri Egiputa akajya mu buretwa no mu mana zaho. Kandi iki gikundi cyari kumwe na Joshua cyari kirimo Abisiraheli, kikabamo n'Abanyegiputa, ko hari Abanyegiputa bavanye n'Abisiraheli muri Egiputa. Byari bisobanuye ko abazataha atari abisezerano gusa, n'abanyamahanga nabo bari buragwe ku gihugu cy'isezerano. Joshua arahagarara arababwira ngo abashaka kuramya izindi mana nimugende, ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nta bya none yarebaga Yorodani yuzuye, ariko aravuga ngo tuzakorera Uwiteka. Mu makuba, mu kaga, mu karengane tuzakorera Imana. Aba baririmbye iyi ndirimbo basigishwaga ibyabo, bari bakuwe mu byabo, bari birukanwe kubw'ubukristo gusa, ariko baravuga ngo nta nibizaza uretse ibiriho none. Baravuga ngo nta bya none, nta nibizaza, baravuga ngo nta rupfu, ariko Mana nta n'abadayimoni bantanya na Kristo Yesu. Imana yabera, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, izaza igaca amakuba, igacaho intambara zigashira. Imana izaza nticeceke. Imana ishimwe, nta cyadutanya nayo. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya mbere. Turahera ku murongo waho, ni mwihangane, hafite imirongo 19 gusa tuyisome. Igice cya mbere Yeremiya dusoze n'umurongo wa 19, turava ku murongo wa mbere dusoze no wa 19. Haravuze ngo amagambo ya Yeremiya mwene Herukiya wo mu batambyi bahoze muri Anatoti mu gihugu cya Benjamini, yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda mu mwaka wa 13 wo ku ngoma ye. Byaje kandi no ku ngoma ya Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Abayuda kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 11 wo ku ngoma ya Sedekiya mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, igihe ab'i Yerusalemu bajyanwe ari imbohe mu kwezi kwa 5. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga, ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe, kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Iri jambo ryo ku murongo wa 8 ndarisubiramo. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe, kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aherako arambwira ati, ukuboko, arambwira ati, ukuboko kwe arambura, Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe, ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kūbika, kubaka no gutera imbuto. Ijambo yeretswe ku murongo wa 11. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti, uruzi iki? Ndasubiza nti,
nduzi inkono ibira itwerekejeho urugara iri ikasikasi. Maze Uwiteka arambwira ati ibyago bizatera abaturage bo mu gihugu bose biturutse ikasikasi. Dore nzahamagara imiryango yose yo mu bihugu byose by'ikasikasi, niko Uwiteka avuga, kandi abami babyo bose bazaza bashinge intebe zabo mu marembo y'i Yerusalemu no ku nkike zaho zose no ku midugudu yose y'i Buyuda, kandi nzabagaragariza imanza nabaciriye mbahoye ibyaha byabo byose, kuko banyimuye bakonsereza izindi mana imibavu, kandi bagasenga imirimo y'amaboko yabo. Nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose, ntibagukura umutima. Nzagutera umutima, ntazagutera gukukira umutima imbere yabo. Kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa, igihugu cyose n'abami b'i Buyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya, ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Reka dusome umurongo wa 13, mwihangane dusomye birebire, ariko dusome uwa 12 n'uwa 13 mu gice cya kabiri n'icya gatatu, iyo mirongo ihuye. Umurongo wa 12 n'uwa 13 haravuze ngo wumirwe kubw'ibyo wajuruwe, ufatwe n'ubwoba bukabije, wihebe cyane, niko Uwiteka avuga. Kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye, kandi ari nge soko y'amazi y'ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Mu gice cya gatatu 12 na 13, genda wamamaza aya magambo uhereye ikasikasi, uvuge uti garuka wamusubira nyuma we Isiraheli, niko Uwiteka avuga. Sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyambabazi, niko Uwiteka avuga. Sinzakomeza kurakara iteka. Icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana kubw'uyu mwanya tubonyeho kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Iki ni igitabo cya Yeremiya. Igitabo cya Yeremiya, ibyakorwagamo mbere y'uko Imana imuhamagara ngo ahanure, cyangwa se ishusho y'ubuhanuzi buri mu gitabo cya Yeremiya, ni miruwari y'igihe cya none. Yeremiya ahamagarwa, Imana yari ibaye nk'imujugunye. Aha gusoza k'umurongo wa 19 haravuze ngo bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Bivuze ngo ku wa 18 yamubwiye ngo abaturage, ibikomangoma, abami, abatware, ngo n'abene gihugu bose bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Yeremiya avuka, yavutse bitari ku ntego y'ababyeyi be. Natwe iyo tuvutse ntabwo tuvuka, nubwo abashyingiranwa baba bashaka abana, ariko Imana ibikeneye urubyaro kuruta abashakanye. Imana ikeneye umuntu mu isi kuruta ingumba. Imana ikeneye abavuka kuruta abamaze iminsi batabyara. Imana ikeneye abantu.
ko yabwiye Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bivuze ngo Yeremiya ariho ari umuhanuzi na mbere yuko abaho. Kabiri, niyo aza kudeviya umuhamagaro yari yarahamagariwe guhanurira amahanga. Buri muntu wese uvuka ushyirwaho uza, wowe udukurikiye, wowe uri kutureba, Imana ifite icyo yagushyiriyeho. Bwa mbere iramubwiye ngo ngushyiriyeho kurimbura. Murimbure, mukureho, niko Pawulo yavuze. Ntabwo nibutse neza igitabo byanditsemo, ariko yarababwiye ngo mwirinde umuzi w'igisharira utamera muri bagenzi banyu uturutse kuri mwe. Iyo mizi muyirandure, mizi y'ivangura amoko muyirandure, imizi y'inaringe muyirandure. Imana ishimwe. Narabibabwiye, nkunda kubivuga, ari akantu kaza ngahita nibuka abantu gakonfuzinga. Hari abantu bagiye bambaza ngo inaringe ni iki, nigeze nabisobanura mu kiganiro, ariko hari igihe batabona byose. Inaringe ni wowe ya mbere, ni umuntu utari mu bushake bw'Imana, wowe wa mbere yuko Imana iguhindura. Imana ihinduye ihindura inaringe, icyo uri cyo mbere yuko ujya mu gakiza. Kamere yawe ariko mbi itejejwe, kamere igutuma gusambana, kamere igutuma kwikinisha no kuroga, kamere igutuma guhora, kamere yawe imwe idatanga imbabazi, iyo niyo yitwa inaringe. Niwe muntu, ariko Kristo niwe yabambiwe kugira ngo amuguranire, amuhe umwuka w'ubugingo utanga imbabazi. Imana ishimwe. Yeremiya ubwabyo birasobanuye ngo utawe n'Imana cyangwa uretswe nayo, ubaye uretswe n'Imana. Ntabwo yiswe Yeremiya bivuze ngo aretswe nayo nk'umuntu ujugunywe. Ni nko kuvuga, ni igisobanuro cya Yeremiya ni nka zahabu ibitse ku karubanda. Mu yandi magambo, mbaye nkwirengagije kugira ngo ugirire benshi umumaro. Yeremiya murasanga ari umuhamagaro, nababwiye ngo ni miruwari ya none. Murasanga ari umuhamagaro bamwe babana nawo mu ngo, abandi babana nawo mu kazi. Ugasanga mu kazi umukoresha arakugerageje, ukibera Yeremiya, Imana ikabikuretse, itakurekeye kukujugunya, ariko nabwo ikabibaye nk'ukujugunye. Ni igihe ufata imari ukayihisha muri puberi, ariko uyihishiye umukozi ukora muri puberi ngo nayibona izamugirira akamaro. Imana itaye Yeremiya, igisobanuro cye cyuzura neza muri Kristo, wasize ubwiza n'icyubahiro n'ubumana bwose n'ubutware, akambara akamero k'umugaragu nawe w'imbata, kugira ngo agaciro ka Kristo kabonerwe mu bamwizera, uwatera agaciro mu bamubambye, kuko bamufashe nk'uwakubiswe n'Imana, akavumwa nayo, yari insuzugurwa, ngo ntawigeze amwitaho, ngo natwe yaje ashaka. Rero kuvuga ngo ni Yeremiya biravuze ngo nari nkwiriye kukugumana, ariko reka mbe nkuretse kugira ngo ndonke benshi. Wari ukwiriye gutura ku gasozi katabaho abarozi, ariko reka ngo utuzanye nabo kugira ngo bakuroge. Niba kuroga nkurinde, ningukiza imbaraga zabo bamenye ko hari umurozi aho utuye ariko utagushobora. Reka nguhe umukoresha ugusaba ko musambana, ariko bamenye ko hari abandi bahamya ntibemere gusambana. Yeremiya we, aho ngushyize hahamirize, rimbura izo kamere ushyiriwaho kugira ngo uhaneshereze, uhatsindire ibyaha. Toni bonemori ya donansi, iyo niyo nsinzi y'abizera. Yeremiya we, nakumenye ntarakurema. Imana ikuza utaragera aho uri gutakira, ikuza utaranahura n'ibigutakisha. Imana ikuza utarashyingiranwa n'umugabo wagutesheje umutwe, ikuza utarashaka uwo mugore. Nakumenye ntarakurema, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ubuhanuzi bwawe ni ubuhe? Bwa mbere, mu nyigisho za Yeremiya yarwanyaga inyigisho z'ibinyoma, ahereye ku bahanuzi b'ibinyoma.
bwa kabiri inyigisho za Yeremiya yarwanyaga abami b'inkaraba amaraso bamena amaraso n'abatware baca urubanza rubera, yarwanyaga abarenganya imfubyi n'abapfakazi. Muri kamere ya Yeremiya yangaga abarengana, yagiraga ishyaka nk'irya Yohana umubatiza, ko umubatiza nawe yagiraga ishyaka riburira akagira uburakari bubanguka. Hari abantu bagira bene iryo shyaka, kugeza ubwo Yeremiya yabanye n'Uwiteka abana n'Imana ihoraho. Ariko mu kubana nawe, reka mbibutse ko iki gihe cy'aba bami ba Yosiya hari Abisirayeli bari muri Babuloni barajyanyweho iminyago, baranyazwe. Yeremiya yigeze yajyayo ahahurira n'umuhanuzi wundi witwaga Hananiya. Asanga Hananiya yabwiye Abisirayeli ngo nimurekere guhinga muri Babuloni, n'abafuze imyambaro mushobora kuyijyana itaruma. Aravuga ngo kuko Imana ibacyuye. Yeremiya ahageze aravuga ngo no, ntabwo iki gihe ari cyo gihe cyo gutaha. Munyumve, avuga mu gice cya 23 yavuze abahanuzi batabaye mu nama z'Uwiteka bahanurira abantu ibinyoma. Yaravuze ngo iyo baba barabaye mu nama z'Imana ngo bari kumenya icyo babwira abantu b'Imana, ngo ariko kuko batigeze baba mu nama z'Imana barihuse barahanura. Mu yandi magambo, iyo barindira ntibagende mbere yo gutumwa, bari kuba intumwa bagatumwa. Ariko bagiye mbere yuko batumwa, bagenda nta butumwa kandi bari kuba intumwa. None bagiye nta butumwa, batanga ibyabo badatanze iby'Imana. Yeremiya aravuga ngo bene abo nta kindi bakoze uretse kuzinura abantu b'Imana bakayizinura Imana. Ubu abantu barakariye Imana ngo amasezerano yaraheze. Hari abantu bafite amasezerano bahawe n'abantu, hari abantu basezeranijwe ibintu n'abandi bazi ngo ni Imana yabivuze, kandi bene abo bafite ibyiringiro bivuga ngo bizasohora. Yego, Imana izakora ibirenze ibyo mwabeshywe, ariko ntizabikorera gukura ikinyoma mu kanwa k'abahanuzi, kuko Imana si umufatanyabikorwa n'abantu bavuze itabatumye. Oya, Imana iri inyuma y'ijambo yivugiye kugira ngo irisohoze. Ariko iryo yavugiwe n'abantu itatumye ntabwo izigera irisohoza. Ariko munyumve inshuti z'umusaraba, Yeremiya yageze muri Babuloni arababwira ngo nimuhinge, kuko iki gihugu muzarya ku mwero wacyo. Nimukore. Nibuka hari abantu bajyaga banga gukora bavuga ngo isi irarangiye, bandi bakanga gufata amarangamuntu ngo ni ikimenyetso cya Satani. Twe mu Rwanda i Kigali, ni Kigali je pense ko mu ntara bitaragerayo dukoresha amakarite ya tapandigo dukoza ku modokari tukagenda. Hari abantu banze gufata ayo makarita ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Hari n'abantu bari kurwanya inkingo za COVID ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Mureke mbivuge, ndabizi hari abantu mushaka kumenya igisubizo kuri ibyo. Urukingo rwa COVID 100% murarukwiriye. Simbivuze ngo nihohore ku bantu, nta wantumye, sindi umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima, leta ntiyantumye kubibashishikariza. Oya, nkorera Kristo niwe mwami wanjye, nta ubintumye. Sindi no kwihohora ku maboko y'abantu. Oya, simbivugiye rwose kwihohora. Ibi ndabibabwira nka ANICET, umutima w'ubukristo. Urukingo muri gutinya rubaye rurimo ibizabagirira ingaruka. Amaproduit chimique murya mu biryo by'ibituburano yangana iki? Eske ko muri kuvuga ngo izo nshinge ntimuzazitera cyangwa ntimuzikingiza? Izo babatera mwarwaye mujya kuzipima? Ibinini munywa se murabipima? Ibyo ni ibintu tugenda tuzana tugaragaza uburyo dutinya isi. Ariko mureke mbabwire iki nka mwene so muri Kristo, rubaye rurimo n'ikibica ntikica ubugingo. Imana yarabivuze, yaravuze ngo mwe gutinya ikica umubiri gusa, ngo mutinye ikica umubiri kikica n'ubugingo. Rero ibi bagutera muri serenge urushinge ntaho ruhurira n'ubugingo. Niyo barugutera ugahita upfa uwo mwanya, ubugingo ari buzima tuzataka. Mureke mbabwire, ikiriho cyose kina mwanzo kina mwisho.
igifite itangira kigira n'iherezo. Uwavutse wese ibi tubabeshya ngo nta mwenda mufitiye urupfu. Umubiri ni idene ry'urupfu. Umubiri uzapfa, ubugingo butahe. Wambaye umubiri egari gupfa. Buri muntu wese wavutse azapfa. Ahubwo ikibazo ni nzapfira iki, kabiri nzajya he. Naho kuvuga ngo barabatera inkingo mupfe, oya. Abo bahanuzi Yeremiya yarabarwanyije, n'abaza kuba confusing bakababwira iby'inkingo ntibababwira umwanzuro, ntibabahe solution. Ngo baratinya ko abantu babamerera nabi bavuze ku keretse Imana itabimbwiye. None se uratinyira iki? Umuntu wamutinya wavuze, utanavuze wamutinya. Yakugirira nabi wavuze, wanacecetse yakugirira nabi. Aho kwiteranya n'Imana nzabana nayo iteka, nakiteranya n'umuntu uwo mwanya bikarangira iby'umubiri ngataha. Reka mbabwire, deja nabwo kuvuga ubutumwa si ukwiteranya n'abantu, kandi nabwo butambuka mu bwenge. Ibi tuba confusing tukavuga ngo inkingo ngo bizagenda gutya, tutababwiye ngo muzitere cyangwa muzireke, tutababwiye ngo ingaruka nizi cyangwa nizi. No, Yeremiya yarwanyije abo bahanuzi, arababwira ngo nimugere ku musozo, mufate conclusion, abantu bave mu bungabangabo, bamenye ngo turahagarara. Reka mbabwire, urukingo sindwemera, sinduhakana. Ndwemera rwemejwe, nduhakana rwahakanwe. Ndwemera ministeri yarwemeye, nkaruhakana yaruhakanye. Nicyo gice mbamo. Nzarwiteza, nirwemerwa nirutemerwa ndureke. Kuko nirwica umubiri, umubiri uzapfe, n'ubundi uriho tutawurimo si iwacu. Ntabwo umubiri ari uwacu. Ujya gusenga yibira umubiri ukakubwira ngo nurye sinzagenda, kandi koko nta na force pesante ugira, bize physique murabizi. Ntuguruka, ntusimbuka, ntuzajya mu ijuru, ntuzamera amababa. Hari undi muntu wo muri twebwe uzajya mu rurembo. Uzataha siwe batera urushinge, ntabwo ari we bakingira. Bakingira umubiri ubora, n'ubundi uzabora. Yeremiya arababwira ngo kandi ikindi, muri Babuloni ariko muyifuriza amahoro, kuko amahoro yanyu mwebwe mwanyagiye muri Babuloni niyo mahoro ya Babuloni, kandi amahoro ya Babuloni niyo mahoro yanyu. Arababwira ngo nimuhinge kuko muzeza, nimushingirwe, nimubane, nihute. Yeremiya ahanurwa avuka, Imana yaramubwiye ngo ndagutumye, imutuma Yesaya amaze gupfa. Yeremiya yaje muri 626, asoza muri 686. Yakoze imyaka 40 ahanura. Yabaye umugabo, wabaye umunyamibabaro. Narabibabwiye, kubukorera Imana ntibisobanuye ngo wemerwe. Ntabwo gukomerwa amatwi ari ikimenyetso cy'uko Imana ikwemera. No, ibi tubabwiriza ntabwo intego y'ubutumwa ari ukubakonvenka, ni ukubacura, ni ukubatransforma, ni ukubarema bundi bushya. Umuntu ubwirizwa bameze nk'ibumba ritarashyirwamo amazi. Uko ijambo riza n'umwuka, aba ari amazi yivanga n'ibumba, hanyuma nyiri ijambo n'umuremyi abagenda arema umutima uko awushaka, acura umutima w'ubusambanya butakure. Kuko Imana ihamagariye Yeremiya kurimbura, rimbura izo ngeso, rimbura iyo kamere. Ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka, zirimbura uzicepe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Umubiri ingeso wakwanduje nizirimburwe. O monita kodrai pehosa ni moria. Urimbure izo ngeso, urimbure ayo marari, urimbure iyo kamere, yirimbure. Muri wowe nta muntu ufite ubushobozi bwo kujyamo. Ni wowe wijyana muri kamere ukasenya ibyumba by'inyubako zayo. Ni wowe usenya ibyumba by'inyubako za kamere. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iramubwira ngo kandi wubike. Kamere igutera guheheta, igutera kwiba. Numara kuyirimbura, yifate uyubike. Uyubike ngo kandi nagushireho no kubura. Wongere wubure gukorera Imana, wubure kubana n'abantu amahoro, wubure gukiranuka, wubure.
mwambare gukiranuka. Niba utengere hafi nsenge, Yeremiya ntiyari yarigeze yiga. Yari afite umwanditsi wari n'umuhanuzi we witwaga Baruki. Baruki muzamusanga mu gitabo cyitwa Bibiliya ntagatifu ikoreshwa na bene data bo muri Katolike. Narabibabwiye njyewe singira n'isano n'umuntu bitewe n'idini asengeramo. Oya, ngira n'isano n'umuntu bitewe n'uko yizera. Hari abantu babeshywe basenga ibigirwamana ariko bari gushaka kumenya Imana. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu babeshye muri iyi nzira y'agakiza, Umwuka Wera azamuyobora mushyitsa amahoro, kuko intego yo muri we ni ugusenga Imana. Ariko umuntu wibeshye, Imana izamuhanira ko yari kumenya ukuri akakwanga. Bibiliya itubwiye iki? Iravuze ngo icyo nshaka kimwe nuko mwemera ibyaha byanyu, nuko mwemera ko mwancumuyeho. Nimumara kwemera ko mwacumuye ku Uwiteka, ngo Imana ntizibuka ibyaha byanyu kundi, ngo ntizarakara iteka kandi zigarura, ngo ntizahora irakaye kuri mwebwe. Uburakari bwayo burashira. Reka mbabwire iki, aho kugira ngo uhunge Imana wayihungiraho. Wakoze ibyaha byinshi, wabona n'iri joro wabikoze, n'aya manywa umaze kureba ikigisha, umaze gukora ibyaha. Reka nkubwire, Imana niwe mukiza w'abanyabyaha. Yigarukire, ifite imbabazi, iragutegereje. Urarwaye ku buryo wijujuta ukitonganya, Imana irakubabarira ibyo nirangiza igukiza iyi ndwara. Abana barakugushije mama, oya, humura. Uratawe ariko humura. Imana ibwiye Yeremiya ngo bazakureka ariko bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Bazakuroga ariko ntibazagushobora. Niba shaka bahaguruke none abajye ku mupfumu, ntibazagushobora. Washyiriweho icyo waremewe. Wowe nuhagarara mu mugambi wawe n'Imana, urashyira mu bikorwa icyo waremewe. Nushyira mu bikorwa icyo waremewe, uraba umuntu Imana ikeneye kuba we, uw'Imana igushakaho ntaneshwa. Iyo uhagaze mu mwanya wawe, umushikamo wawe, haleluya. Zaburi, umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, doni poli ya monanse dra. Iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Imana, si umurozi, si urupfu, si abadayimoni, si inzara, si indwara, si ukurekwa, si ukangwa, si ugutukwa. Ibyo ntacyo bigutwara. Pawulo yabwiye ngo icy'Abaroma, yarababwiye ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa, ngo kuko n'ibyaremwe byose mbonye yuko imibabaro y'iki gihe inakwiriye kugereranwa n'ubwiza tuzahishurirwa. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Elolance bone hosayini moria. Reka tugere hafi dusenge. Ariko uri Yeremiya huri. Yeremiya byari bivuze ngo nari nkwiriye kukugumana ariko mbaye ngutaye nzakugarukaho. Yarabivuze ngo mbaye nkuretse ariko nzaza ngufitiye imbabazi nyinshi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Jambo rya kabiri dusomye ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri. Icyambere baranyimuye ari nge soko y'amazi y'ubugingo. Bamaze kunyimura ntibashaka gukiranuka kwanjye, ngo ahubwo bikorogoshoreye ibitega mu rutare. Igitega mu Kinyarwanda gisobanutse abantu bakacyumva. Ushobora gufata indobo ukayitega kuri robine, igikombe ukagitega kuri robine. Igitega uri gutega mu isoko uri kuvomamo, ijerekani, ibase, ikintu wumva watega. Ngo bikorogoshoreye ibitega ku rutare, ntibashaka kubaka ku rutare, ahubwo bagiye kuri urwo rutare bakorogoshoraho ibitega. Baravuga ngo reka twitwaze Yesu kugira ngo tubeho ariko ntitube muri we. Muzasoma ijambo mu gitabo cya Yesaya rivuga ngo abakobwa ngo bazaza ku mugabo bamubwire ngo twitirirwe, nibura twitwe ko dufite umugabo, ngo ariko tuzitunga. Aho abantu benshi bahita bavuga, bamwe bajya bavuga ngo nta kigore kizabura ikigabo. Ariko aho Bibiliya yavugaga iki? Ntiyavugaga ko abakobwa bose bazapfa bararongowe, ntiyavugaga ko abasore bose bazapfa bararongoye. No, murabizi ko hari nabo muzi bapfuye badashatse. Na Yeremiya, uyu nguyu Yeremiya ntiyigeze ashaka umugore, ko yageze igihe cyo kujya kurambagiza Imana. Iramubwira ngo hoya, nta rugo waremewe. Iramubwira ngo hoya. Ari byo byagiye bituma yicuza, aravuga ngo nzasimburwa nande. Yandika amaganya yaraganye, abwira Imana ngo warashutse nemera gushukika. Iramubwira ngo sinagushutse ahubwo ntabaza.
ndagutabara nkwereke ibindi bikomeye biruhije. Hari igihe muzi ngo ibyo murimo nibyo biruhije, ariko uko bukeye buri munsi cyane ibyawo byago. Mwari muzi ko covid izaza tugenda dupfutse iminwa, bantu bararyama, ubushyuhe Canada imaze iminsi ishyushye si yo yonyine ku buryo amaplastike ashonga. South Africa bari mu bibazo, ariko Uwiteka Imana baramburira ibiganza mu bihugu byinshi tutari buze gutindamo. Za Syria intambara ntizihabura, insécurité mu bihugu hirya no hino, hari amakuba hirya y'ibigeragezo, ariko Imana yabwiye Yeremiya ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibindi biruhije bikomeye. Ariko Imana ishimwe, Yeremiya washyiriweho kubaka, kubika, gusenya, kurimbura, gutera, kubiba no gusarura imbuto. Yahagaze mu muhamagaro we mu gihe cy'ibigeragezo. Yeremiya yarageragejwe, bamuta mu cyobo cya mikono metero 35, bamutamo bamuboshye ari mu mbago. Imbago sinsimbura ngingo tuvuga, yari amapingu bashyiraga mu birenge bimeze nk'akamashu, bigafata imitsi y'ibirenge ntiyongere kuzamura amaraso. Abize referesikologi murabizi ko ibirenge biri kominike n'intekere, imitsi iva mu birenge paka mu bwonko. Kandi uyu mutsi w'inyuma, aho mu kinyarwanda twita ku kazira bunonko, inyuma y'ubugomba mbari urazamuka, ufite aho uhurira n'imitsi yo mu mashami y'imigongo. Kuko baba bagushyize mu mbago unanirwa, imbavu zose, umugongo uracika, mu mutwe gutekereza biranga. Bamuta muri urwo rwobo deja rurimo isayo, aho uri kuririra hasa naho. Hari igihe ukandagira mu isayo, ugakandagira mu isayo y'akavukire mbi, isayo y'abarozi, abapfumu n'akarande, ugahera muri iyo sayo. Ariko Imana yabwiye Yeremiya ngo bazakurwanya ariko ntibazagushobora. Kimwe mu bintu nakundiye Yeremiya, umunsi wa mbere ahanura, bakomye amashyi ataha ubuhanuzi bumuryoheye. Aryamye Imana iramubwira ngo impundu bavugije zizangana n'induru bazakuvugiriza, ngo ntukanezezwe nuko abantu bakiriye ubuhanuzi bwawe, kuko hirya yaho bazaburakarira bakurwanya. Niba muri inkoma amashyi mukaba mukunda babakomera amashyi, mufite ibyago byinshi kuko muzaterwa mutiteguye. Ariko umuntu nagukomera amashyi, icyo cyubahiro ukagifata ukagihereza nyiracyo, ukagiha Imana. Abantu ntibagushime nurangiza ushima Imana, bagukomera amashyi yohereze ku Mana. Naho iby'abantu amashyi barayakoma mu gitondo, nijoro bafunga ya mashyi bahuza intoki akabiga ipfunsi, kandi mu mashyi bakomesha y'intoki 10 bazinga 5 muri zo bagatunga urundi. Niko abantu batayibwira Yeremiya ngo no, suko biza agenda. Ageze mu rwobo, abonye ko nta mugore, abonye ko nta mwana, abonye urwo apfuye, aravuga ngo waranshutse. Iramubwira ngo no, ntabaza ahubwo ngutabare. Hari abantu muri ahantu mwararakariye Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Yeremiya watawe aho, wabaye uretswe muri urwo rugo, wabaye uretswe muri iyo karitsiye, wabaye uretswe muri ako kazi, wabaye uretswe. Ariko Imana yavuze ngo nzaza, sinzarakara iteka, nzakugarukira, sinzibuka gucumura kwawe. Impamvu yo kubabara k'umuhanuzi ntabwo ari ibyaha by'umuhanuzi. Umuhanuzi ababara bitewe n'igihe cyabarimo. Ndagira ngo mbabwire iki, umuntu wahamagawe agira umubabaro wo mu muhamagaro udaturuka ku byaha bye, ukababara bitewe n'abo babarizwamo. Kuko akababaro k'umuhanuzi kangana n'igihano Imana ihana rubanda. Imana yahaniye rubanda, hababara Yeremiya. Ihannye rubanda Ezekiel arababara, ihannye rubanda Yesaya bamuca umutwe, ihannye rubanda Yesu arabambwa, ihannye rubanda ba Yohana bacibwa ibihanga, ihannye rubanda batabwa ku kirwa. Juste muri urugero ni mubabare cyane, nkunda kubivuga. Niba kababaro kanya ari umunezero w'abandi, Imana izabatanga iteka. Imana ibaho umugisha. Yeremiya umunsi bamukura mu cyobo, yakuwemo n'umugabo witwaga Nebuzaradini, umutware wari uw'ingabo za Babuloni. Yamukuye mu rwobo, aramubwira ngo hose harakubonereye. Amukuyemo kuko hasohoye ubuhanuzi yahanuye. Aramubwira ngo hose harakubonereye, aho ushaka kujyaho. Yeremiya azenguruka umuhanuzi, ntiyajya muri Babuloni. Muzabisoma mukunda kubyumva. Bamubwira ngo iminyururu yari ku maboko ndayikubohoye, ngo kuva uyu munsi tukahakora ko murare, nyine twiha murare. Nibyo Uwiteka babohore. Ibirenge byanyu Imana ibibohore, urubyara Imana irubohore, akazi Imana ikabohore, amaganya mwari mufite akurweho Imana ibabohore, ibiganza byanyu Imana ibibohore, isoko idudubirize aho muri mu biganza byanyu habe mu isoko, namwe mwimara inyota Imana ibabohore. Ariko Yeremiya
ntabwo yagiye muri Babuloni, yahise azenguruka aravuga ngo ubwo muteye igihugu murambohoye murakoze. Arazenguruka ajya guhisha isanduku y'Uwiteka, n'uyu munsi ntibaza hiba. Dusoze igitabo cya Yeremiya cyavumbuwe n'umushumba wari uragiye intama muri Arabia Saudite. Bateye akabuye, yateye akabuye ari gutera intama, abona kamanukiye mu cyo basanga bagihishe mu kibindi. Akuramo icyo gitabo cyanditswe n'uwitwa Baruki. Yeremiya ntiyarazi gusoma no kwandika, yahamagawe ibyo atarabigeramo. Mutazabona abantu batize mukabona abantu batagize, bose ntibazanganya ubumenyi, ariko bose bazanganya ubwenge, barahamagawe n'Imana. Ubwenge ni ukubaha Uwiteka. Abo nabo bakwiriye icyubahiro deja kabiri, kuko Imana yabasigishije ibyo mwasiganiwe kugira ngo ibasingirize ibyo muri gushaka. Nibo cumbi ryanyu, mwubaha abantu Imana yabashyize imbere, kuko nibo bafite umugisha wanyu, nibo bahuza banyu n'Imana. Uhoraho, umwami w'amahoro, Imana y'ineza, data wa twese nyiri cyubahiro, umugenga w'ibihe, abaho umugisha n'ihumure ribonerwa muri Kristo Yesu. Reka dusengane Imana. Aho wari urufite amaganya, Imana yabwiye Yeremiya ngo reba witegereze, ubonye iki? Aravuga ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Iyo nkoni Yesaya yarayihanuye mu bice 9, yaravuze ngo inkoni yawe ni y'ubutware. Imana ifite bibiri mu kuboko, inkoni ni inshyimbo. Inshyimbo ni imwe yigonze igaruza ubugwaneza, inkoni ni yikubita. Nkunda kubivuga, Imana yigukubita ntigukubita iguta ku karubanda, igukubita ikugarura iwayo. Nkunda kubibabwira, iyo uranga yiguhamagaye ukagira ibikurangaza, irabihamagara, byakitaba Imana ukaza ubikurikiye, Imana ikakuboneraho. Iyo nayo ni inkoni yayo. Wahanuye yaravuze ngo izabahamagaza ikivugirizo. Hari igihe ihamagaza botike ikayisinyara, ikagira icyo botike ikitaba Imana, nawe ukaza uyikurikiye, gahamagara umugore akagenda, gahamagara imodokari zikitaba, ikagira icyo akazi kakaba kagiye, kagira icyo amafaranga akabagurutse. Salomo yaravuze, ni Salomo je pense, yes, Salomo yaravuze ngo ubutunzi bwitera amababa bukaguruka. Bijya inama bikavuga ngo tugende. Ubutunzi iyo bugiye urukundo ruraguruka, amahoro akagenda. Iyo hataragakiza, amahoro arakurikira. Iyo hataragakiza, ubu buragenda ugasigara uri inyamaswa mu nzira, ukajya ugenda urira ufite agahinda. Ariko mureke mbabwire, Yeremiya yaravuze, Imana iramubwira ngo ngera urebe, ngo abone inkono iri kubira. Ntabwo nasoza ntayivuzeho. Inkono yari amakuba ashyushye abira, bivuze ngo igihe cy'ibigeragezo byanyu cyo kubirundirirwaho umujinya ushyushye utwika nk'iyo nkono urageze. Ngo urugara rwari rwerekeye Yerusalemu, ngo ruvuye burasirazuba. Yeremiya rurebye, Imana iramubwira ngo ayo makuba niyo ngiye gutera Yerusalemu kubera ibyaha. Reka mbabwire ngo inkono y'Uwiteka irimo irabira. Poria Donas. Abantu bagiye kubona inyishyu y'imirimo bakoze. Ntimuzacungurwa n'ibitambo mwitangiye, muzacungurwa n'igitambo cya Kristo. Umuntu wese utizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, igikombe Yesu yanyweye, kuko utizera Yesu uzakinywera igikombe cy'umujinya, umujinya w'Imana. Yeremiya abonye ibyo aravuga ngo reka njye guhanura nkiza abantu, ntera imbuto, imbuto y'ijambo izamera. Bene data, mubwiriza abantu iby'ubugingo, ubugingo bwabo burokoke. Umujinya w'Imana urateye. Mubwira abantu ibyo guhunga bave mu byaha, ibyo gukira k'umubiri. Wapfa urwaye, birashoboka, hari abantu bitwa n'indwara. Na Elisa umuhanuzi w'Uwiteka yishwe n'indwara, yararwaye arapfa. Gupfa ntabwo ari icyaha, gupfa wishwe n'indwara si icyaha. Icyaha ni ukugwa mu byaha. Murajwe inshinga ngo Imana ibaye ibyo mukora ni mukore, ariko gukora si ukurokoka. Narabibabwiye, Imana yaturokoye urupfu rwa kabiri, uwari uzica. Ndagira ngo mbabwire ko dore uburyo urupfu rusuzuguritse ntirwica burundu. Muzazukira kubabara abanyabyaha, abakiranutsi bazukire kwishima. Na nyuma yo kubaho muzabaho, na mbere yo kubaho mwari muhari, ariko muzabahe nyuma yo kubaho. Tegura ubugingo, tera urubuto rw'ubugingo muri wowe, era imbuto z'agakiza. Mu kazi wowe urinde, uri umukozi kuko wageze mu isi uri gukora kugira ngo ubone ibyo kurya. Ariko Imana ikurema yakuremeye iki? Kugira ngo ugire imirimo myiza muri Kristo Yesu. Huza n'intego y'agakiza kugira ngo ubu w'Imana yishimira. Imana ibaha umugisha. Inkono iri kubira, umujinya uraje, ubutinganyi buragwiriye mu isi.
ibyaha biragwiriye, abantu muhungiraho nibo babaye amasega yo kurya intama. Amarira abaye menshi, imfubyi zirariza, abapfakazi bararize, babuze hepfo na ruguru. Mana we, ugera kwa muganga wareba abantu barwariye mukibaza abakristo bose barapfuye ku buryo badasura abarwayi. Urareba ibintu biri kukibaza nta torero rikiri mu isi, ko nta rukundo rugihari, ariko urwabya rurimo rurabira, umushinya w'Imana uri kubira. Ni muhungu uburakari buzatera, mwinjire mu gakiza kugira ngo mukore imirimo y'urukundo. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, niwe Mana y'inyembabazi, ujya uhamagara abari kure n'abari hafi, kuko uri Imana ya kure no hafi, ukabaha agakiza. Tumanitse amaboko nk'abaneshejwe kugira ngo duhe ubugingo buhoraho. Tumanitse amaboko nk'abatsinzwe kugira ngo dushoboze aho twananiwe. Tumanitse amaboko nk'abatsinzwe kugira ngo duhe gusenya ibitari by'umumaro. Uduhe kubika, twubura agakiza, twubura ingeso nziza, twubura urukundo, twubura imirimo, twubure gufashanya, twubure gufatana mu maboko. Ibi ndabigusabye kugira ngo uyu mwene data utarahabwa agakiza umwatuze mu mutima we, yature ko Kristo abaye umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Yongere yature ko uyu mwanya azutse. Yongere yature gukorana na Kristo. Yongere yature izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Umunsi w'impanda uzarisome, umuhamagare yitabe. Turabigushimiye ku bwawe none n'iteka ryose Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.